umpe ibiribya kuko ari inezeza, umpe ibiribya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abaroma igice cya 13, icya 14, icya 15, icya 16 n'urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Abaroma igice cya 13, kubaha inzego za leta. Pawulo amaze kuvuga imico ikwiriye abakristo, yongeyeho kubibutsa kumvira abategetsi bo muri leta. Mu gihe cya Pawulo, Abaroma nibo bategekaga isi, nibo bari barabambye Yesu, nibo bari baragiye bicisha abigishwa bamwe na bamwe inkota. Nubwo byari bimeze bityo, n'ubundi abakristo babujijwe kwigomeka kuri leta, kuko Imana niyo ishyiraho abategetsi igakuraho abandi. Imana yaduhamagariye kuyumvira muri byose no gukora ibyiza bikwiriye kandi bivuye ku mutimanama. Pawulo aravuga ati, mujye mwibuka gutanga imisoro ku gihe, kuko urimanganije imisoro aba agomeye leta kandi aba acumuye no ku Mana. Muri iki gice tubonamo ko amategeko 10 y'Imana yose yuzurira mu rukundo. Ntukibe, ntukice, ntukabeshyere abandi. Ufite urukundo ntahemukira abandi. Dukwiriye guharanira kuba maso kuko igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu kiri bugufi. Abaroma igice cya 14. Dufashe abanyantege nke. Abanyantege nke mu bya mwuka batandukanye n'abigomeka ku mategeko babishaka. Abantu bamwe bashobora kuba bakiri bato mu bya mwuka, abandi bashobora kuba barigishijwe nabi, abandi bashobora kuba bataratojwe kugendera mu kwizera. Pawulo aduhamagarira kwihanganirana no gukomezanya. Muri icyo gihe abagurishaga inyama babanzaga kuzitura ibigirwamana, maze abaje guhaha bakabura ahandi bahahira. Pawulo yarababwiye ati, ibyo bigirwamana bazituye ntacyo bimaze, ni ibiti bitumva. Nuzihaha nta cyaha urabukoze, ariko nutazihaha nta kibazo. Yabwiye Abakorinto ati, nujya ahantu bakaguha icyo kurya, ujye urya utabajije, kugira ngo batibwira ngo nawe uramya ibigirwamana byabo, nyamara mwirinde ibihumanya byose. Igifite akamaro ni ukwita ku bihesha abandi imigisha. Yaravuze ati, ntimugasenye umurimo w'Imana ko muri gupfa ibyo kurya inyama cyangwa kutazirya. Imana iturinde imivurungano y'ubwoko bwose, ahubwo dushyire imbere kutabangamira abanyantege nke. Abaroma igice cya 15. Turebere kuri Yesu. Mu gihe bamwe mu bizera bahorana impaka zibaremamo ibice, Yesu we yaje mu isi ashyize imbere kwicisha bugufi no gufasha aboroheje. Yari umugwaneza kandi akaba umunyampuhwe. Ntiyagiraga inarije ndetse ntiyigeraga aharanira gushyirwa hejuru. Irari n'ubusambo ndetse n'umururumba nibyo bituma abakristo bamwe buzuza imivurungano mu itorero. Pawulo yinginze Abaroma nk'uko natwe atwinginga ngo twuzure ingeso nziza, dukoreshwe na Yesu kandi tuvuge ku bwe. Aduha amagambo ye maze ayuzuze mu kanwa kacu. Pawulo yabwiye Abaroma ko yifuza ko bamusabira kugira ngo imfashanyo abizera bamuhaye azazigeze i Yerusalemu, maze abaho bazishimire. Yababwiye ko yifuza kuzabasura maze akajya muri Esipanye. Ni byiza ko abizera baharanira gusabira gahunda zose z'itorero n'iz'ababwirizabutumwa bwiza. Abaroma igice cya 16. Intashyo. Ubwo Foyibe yerekezaga i Roma, Pawulo yandikiye ab'i Roma ko ari umudiyakonikazi ushimwa. Ni byiza ko itorero ritanga ubuhamya ku mwizera ugiye ahandi kugira ngo bashobore gukumira abayobya ndetse n'abagendera ku buntu abizera bagira, maze bakabatekaho imitwe ngo bafashwe. Yatahije Akwila na Purusikira kuko
bakoranye nawe umurimo kandi babanaga nawe baboha amahema. Aba ni babandi bahuguye Apolo maze akarushaho kwemeza abayuda ibya Kristo. Pawulo yibutse abizera bose babanye nawe maze arabatashya, harimo na Rufo, undi mwene Simoni umunyakurene wikoreye umusaraba wa Yesu. Ni iby'agaciro kumenyesha bene data ko tubazirikana kandi ko tubatashya. Dusabirane kandi tujye dukomezanya kugeza igihe umwami wacu azaza. Muri uru rutonde Pawulo aratashya abagore bageze kuri 6 ari bo Foyibe, Purusikira, Mariya, Tirifena na Tirifoza nyina wa Rufo n'abandi bafatanije nawe mu murimo. Umurimo wo gukiza imitima si uw'abagabo gusa, ahubwo uhereye kera wari uwa bose. Ubuntu n'amahoro bigwire muri twebwe. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1. Kristu niwe bwenge nyakuri. Pawulo na Sositene wa undi wabaye umukuru w'isinagogi y'Abayuda bandikiye itorero ry'i Korinto aho yari yaragiye avuye muri Atenayi. Yari yarabanye nabo umwaka wose n'amezi 6 ndetse abantu benshi muri bo yari abazi neza. Yari yaramenye imivurungano iri muri iryo torero. Hari n'itsinda abizera bohereje kureba Pawulo ngo rimugishe inama. Korinto wari umujyi ukomeye cyane kandi w'ubucuruzi. Haberaga imikino ya Olympique ndetse basengaga ibigirwamana. Bari bafite iterambere ryihuta kandi habaga ibirangaza byinshi. Nubwo hari hameze hatyo, bamwe muri bo bahamagariwe kwera no gutungana maze bitwa itorero rya Kristo. Ingorane zabaye rero, bamwe biyitaga aba Pawulo washinze iryo torero bati turi ku rufatiro, abandi bati turi aba Apolo wari wuzuye imbaraga, ububyutse n'ibitangaza, abandi bati turi aba Kefa wa undi wabanye na Yesu. Pawulo rero yababujije kwirema ibice bishingiye ku babwiriza bababwirije, ahubwo abahamagarira kuba umwe. Reka twese tuzirikane guhamagarwa kwacu. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2. Ubwenge nyabwenge. Muri iki gice tubona uburyo Pawulo yabwirije ab'i Korinto ashyira ku ruhande ubuhanga no kuba intyoza, ahubwo ababwira Yesu wabambwe. Ibibwirizwa byinshi muri iki gihe byahushije intego kuko byamamaza ubuhanga cyangwa ubucurabwenge bw'abavuga, ariko ibifite akamaro ni ibyamamaza Yesu wenyine. Kwizera kwacu kugomba gushingira kuri Kristo wenyine. Ubu bamwe bahinyuye, nyamara ari we bwenge buva ku Mana Data. Abafite ubwo bwenge nibo basobanukirwa uburyo Imana yatanze ubugingo mu buryo bw'igitangaza ngo twese dukirizwe muri Kristo. Umuntu utegekwa na kamere ntashobora gusobanukirwa neza iby'uko gucungurwa no guhabwa ubugingo. Abafite gutekereza kuzima ni abafite Kristo muri bo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3. Abizera buzuye kamere. Abizera b'i Korinto Pawulo yabise abahamagariwe kuba abera. Yabise nanone itorero ry'Imana n'aberejwe muri Kristo. Ahandi abita bene data. Nyamara hari ibintu bidahura. Yarababwiye ati, sinavuganye namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere. Bari abanyeshyari n'amahane no kwirema ibice. Birababaje ko benshi mu bizera muri iki gihe buzuye kamere nk'ab'i Korinto. Pawulo yarebye abo biremaga ibice ababwira ko urufatiro nyarwo ari Kristo. Mbese ntimuzi ko twese nk'itorero turi urusengero rw'Imana kandi ko Mwuka aba muri twe? Imana izarimbura abazana amashyari n'urwango, abakongeza amahane n'imivurungano mu itorero ryayo. Imana iduha umutima uhuye n'ukuri twamenye, ntitube aba kamere kandi turi abizera. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo,
umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni kuki tugomba kubaha abategetsi? Icya kabiri, ni uwuhe mujyi wari wuzuye ibirangaza byinshi? Icya gatatu, ni ibihe bice bitatu byavutse mu itorero ry'i Korinto? Imana ibahe umugisha.